utumwanzuro The n'uwuhe decision that President Trump in the United States made to leave this bad deal which is funding Iran's terrorism and its aggression with billions of dollars. muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara ariko mwirinde mudahagarika imitima yanyu kubyo bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza. Ayo ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa bari ku musozi wa Rayoni. Ubimenyetso bizagaragaza iminsi y'imperuka bigaragaza ko isi igiye gushirana n'ukwifuza kwayo. Muri uko gushirana n'ukwifuza kwayo, impuha z'intambara n'umwuka w'intambara ukomeje kwigaragambya hirya no hino ku isi. Kuri ubu muri aya masaha, muri iki gitondo, kuri iki gicamunsi, bitewe n'aho uherereye byagera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ya Israel ndetse n'ibihugu baturanye, isi iri gusya itambaye ku rwego rwo kurema umwuka w'intambara ugomba guhitana mwene muntu. Kugeza ubu, nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei, Israel yagizemo uruhare ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwikiza umuryango wa cyami w'Abayatollah, hagamijwe kurambura akaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafata ku bikomoka kuri peteroli byo muri Iran. Ubu ngubu Iran nayo yakamejeje asuka amavura n'amatoni y'ibisasu ku mujyi wa Tel Aviv, kandi ntabwo ari Tel Aviv gusa, n'imijyi yindi y'ibihugu baturanye byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati birimo ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ntiri kubirebera izuba, yewe n'amato yo mu nyanja yamwe atwara intwaro zikomeye kandi agatwara abakomando bakomeye. Iran iri kuyasukaho misile zikomeye cyane ikayasenyagurira mu nyanja. Ibintu byafashe indi sura mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Bigezaho Israeli irahaguruka iti ibi bikorwa bya Iran ni ibikorwa by'ubuteroriste, ntabwo turi buze kubyemera. Nk'umwanzuro Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kuvuga yuko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo guhagarika ubuteroriste bwa Iran, tugomba gufatikanya twese hamwe na Israel tugahagarika ibikorwa by'ubugome n'urugomo bya Iran byo kudushotora no kutwendereza. Nyamara ni mu gihe Benjamin Netanyahu avuga aya magambo agaragaza yuko Iran ibikorwa ikora ari ubuteroriste ngo ari iterabwoba, nyamara bo ni mu gihe baherutse kwica abayobozi rwose ba Iran, uhereye ku muyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei, yewe na minisitiri w'ingabo na minisitiri w'umutekano wa Iran, barabahitana barabasya babahindura umucanga. Ibikorwa bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ntabwo ari ubuteroriste, ahubwo ibikorwa byo kubasubiza nibyo buteroriste. Isi irashirana n'ukwifuza kwayo. Uzakora iby'Imana ishaka ni uzahora witeka ryose. Ninde uzabasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu? Mwene muntu ngo aryamasinzire. Niba mwene muntu umwe yumva ko ari ugomba kubaho, akica uwo ashatse ku munsi ashatse, ariko bamutera akanisira akasakuza akavuza induru, ati ubwo ni ubuteroriste. Mbese umwe yemerewe kubaho, undi ntabwo yemerewe kubaho? Ibikorwa by'umwe ni ibikirisitu, undi ibikorwa bye ni ibipagane. Ninde uzabasha gukemura izi ntambara za mwene muntu ngo mwene muntu aryamasinzire? Kubw'uko Israel ikomeje gusakuza cyane ivuza induru ati ntabwo turi buze kuyemera. Twebwe nk'abana ba Aburahamu, ishyanga ryo kuri Aburahamu, dukomoka kuri Aburahamu, murashaka kudusiriba ngo mudusye muduhindura umucanga? Kuki muri kuturenganya? Twebwe ishyanga rya Aburahamu, abana b'Imana, twebwe ntabwo twabyemera. Ibyo ni ibikorwa by'ubuteroriste muri gushaka kudukoreraho ngo mudusiribange ngo duhanagurwe ku ikarita y'isi. Ntabwo twabyemera. Ntabwo twakemera gupfa kabiri cyangwa gatatu kane gatanu icyenda icumi. Oya, ntabwo twabyemera. Twacize jenoside yadukorewe ikozwe n'abanazi. None namwe nka Iran mushaka guhaguruka ngo mudusye mudukubite mutujanjagure? Ntabwo turi bubyemere. Twebwe tugomba kubaho. Ibyo bikorwa muri gukora Iran mwebwe ni ubugome, ni ibikorwa by'ubunyamaswa. Murashaka kudukura ku isi, ntabwo twemera kuvaho. Ibyo ni ubugomo, ni ibikorwa by'urugomo muri kudukorera. Turazira iki? Ni iki cyaha twakoze cyatuma mudusuka misirangano cyangwa mushaka kuduhondagura? Ntabwo turi bubyemere. Natwe tugiye guhaguruka, kandi guhora kwacu kwa Israel kuraza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ukuboko kwacu nta uri buze kuguhina. Twebwe dufite ukuboko natwe kurekure, nta ukuboko kwacu kutari buze kugera muri Iran. Nimukomeza ibikorwa by'ubushotoranyi bimekomeza gutyo mudahagarika izi ntambara zanyu
zanyu z'urudaca natwe turaje tubasye tubahindura umucanga. Nimuhagarike ntitubyemera nimuhagarike ibyo bikorwa byanyu, cyangwa natwe mutubwire duhagurukane intwaro zacu kabuhariwe karundura tubavunagure tubasye. Ariko kuki mutumva ngo muhagarike ibikorwa byanyu by'ubunyamaswa? Nyamara ni mu gihe Netanyahu akomeje kwiyamira gutyo agaragaza ko Iran yo ifite ibikorwa by'ubunyamaswa, nyamara aribo bashoje igikorwa cyo kwica umuryango w'abayatora ndetse n'abandi bategetsi bose bo muri Iran barabasya bahindura ivumbi. Ninde uzabasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu ngo mwene muntu aryamasinzira? Yesu yavuze ko zitazashira, n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe n'inzira hagatsembaho urupfu n'ibyaha. Mu gihe Israel ikomeje kugaragaza ko ibikorwa biri kuyikorerwa bya misile zituruka muri Iran n'izindi zituruka muri Libani ziyobowe kandi zirekuwe na Hezbollah, zose zikibumbira hamwe mu kirere cya Israel zikaza zigasekagura Tel Aviv zikayihindura ivumbi. Israel ikomeje gusakuza. Bwana Minisitiri w'Intebe Netanyahu avuze ati ibi ni ibikorwa by'ubunyamaswa n'ubuteroriste tudashobora kwemera, natwe tugiye guhaguruka tubasye tubahindura umucanga. Mbese koko Isiraheli yo ibikorwa ikora byo kwica abandi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati byo ntabwo ari ibikorwa by'ubunyamaswa, ni ibikorwa bisengeye, ni ibikorwa byemewe. Iki ni igihe uyu mutwe wa Hezbollah ndetse ufatikanyije na Iran ukomeje gusekura izi misile ziremereye ku butaka bwa Isiraheli. Ni mu gihe Isiraheli yari imaze iminsi igize agahenge katarengeje amezi 3 ihagaritse intambara yari ifite hagati yayo ndetse na Hamas muri Gaza. Iyi ntambara ya Hamas muri Gaza na Isiraheli ikaba yaratumye Isiraheli ikora ibikorwa bikomeye cyane by'ubunyamaswa muri Gaza, kugeza ubwo Minisitiri w'Ingabo Bwana Yoav Gallant yabwiye Benjamin Netanyahu ati nyamara natwe nubwo tuvuga ko ibikorwa Hamas ikora ari ibikorwa by'ubunyamaswa, natwe dufite ibikorwa by'ubunyamaswa. Nta mpamvu yuko twagumya kurimbura abantu gutya, reka tugane inzira y'ibiganiro intambara irangire. Yoav Gallant amaze kubwira Netanyahu ayo magambo nk'ayo, Netanyahu yazabiranyijwe n'uburakare ahera ko aramweguza mwirukana ku nshingano ziwe. Aravuga ati ibindi byose nzabyikora, ntabwo wampagarika gukora ibikorwa byo gusenya umutwe wa Hamas. Nzawusenya yewe n'undi mutwe wose ushyigikirwa n'ibihugu duturanye bitadukunda. Iyo mitwe yose nzayisenya, kimwe na Hezbollah muri Libani nayo ndaje mpaguruke nyisenye, yewe n'indi mitwe yose izongera kugibyutsa umutwe nzayica nyihashwanyaguze nyivutaguze nyihindura ivumbi. Ibyo nibyo bikorwa bya Benjamin Netanyahu byo gusenya imitwe yose ivugwa ko ifashwa na Iran ndetse na Arabia Saudite, yewe ndetse na Syria ndewe na Libani, ibihugu byose byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Imitwe ivuka irwanira uburenganzira bw'ubwigenge bwa Palestina, Israel ihaguruka ijya kuyisenya ikayihindura ivumbi. Ibyo bikitwa ko ari ibikorwa bisengeye byemewe n'amategeko kandi bikirisitutse rwose. Ariko hagira ikindi gihugu kivuga ati natwe turirwanaho, ibyo bigahinduka ubuteroriste. Ibyo biravuga iki? Aha ni ku isi ya Bibiliya. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri arigize wumva mu isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu hano ku isi ya Bibiliya humvira ibyabaye n'ibindi birimo biba n'ibindi bizabera hirya no hino ku isi. Dore byose bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahometswe n'Imana. Intego y'isi ya Bibiliya ni ugusomera mwene muntu ibyo bimenyetso by'ibihe kugira ngo arusheho gukora ibyo Imana ishaka, kuko isi iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo, ariko abakora ibyo Imana ishaka bazabana n'Imana yacu iteka ryose. Nyuma y'uyu mutwe wa Hamas wari umaze gutanga agahenge, Israel ifatikanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo bahagurukije igikorwa cyo gutera igihugu cya Iran, basenya umutwe w'umuryango wa cyami w'abayatora, barawuhirika bica Bwana Ayatollah Ali Khamenei yewe n'abandi ba minisitiri b'ingabo n'ab'umutekano bose muri Iran barabavungagura barabahirika bose babakuraho. Iran nawe nibwo ihagurukije intwaro zabo, misile zabo, igikorwa cyo kwihorera, bari gusekagura amamisile ku butaka bwa Israel. Kugeza ubu ngubu Israel irenda guhinduka umucanga, irenda guhinduka ivumbi. Ibi nibyo bitumye Israel ivuga iti Iran turaje
tuyisye tuyihindure ivumbi. Ninde uri buze kubasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu, ko mwene muntu watagaje ko izi ntambara azazihagarika ziri kubera mu isi ari ufashe iya mbere mu bikorwa by'ibifatanyabikorwa rwo gutera igihugu cya Irani? Izi ntambara ninde uzabasha kuzihagarika? Yesu yavuze ko zitazashira, n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe n'izirane, agatsembaho urupfu n'ibyaha. Muzumvira iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima yanyu, kuko bitazabura kuba hariko imperuka izaba itaraza. Natwe nk'ise Bibiliya turi hano kugira ngo tukubwire ibigiye kuzakurikiraho ejo. Ntukurushinge hano ku isi ya Bibiliya. Reka nkwinginga, niba rugambira ugeze hano pyonde kuri subscribe kugira ngo utazabura notification z'isi ya Bibiliya zikumenyesha kandi zikubwira aho isi ivuye n'aho igeze n'aho yerekeza, kugira ngo turebe ko twakangurira benshi gukora iby'Imana ishaka, bakazahunga umujinya uzatera ubw'isi zabishiranye n'ukwifuza kwayo. Ntukurushinge rwawe hano ku isi ya Bibiliya. Natwe nk'isi ya Bibiliya turi hano kugira ngo tukubwire ibigiye kuzakurikiraho ejo. Shalom shalom, turabakunda.